ndagusuhuje wo kuri Street Vibes Rwanda, where the street talk and vibes never stop. Uyu munsi ku mihanda hari inkuru ibabaje pe. Nari ndi kuzamuka i Nyanza, aho ngaho abantu muhazi murahazi, ni hafi ya gare y'i Nyanza ariko nyine hepfo ku isoko. So nazamutse rero ngeze ruguru aho isoko rirangirira, nsanga umunyerondo yafashe umumama wacuruzaga ibisheke byabikura mu ndobo abijugunya hasi nkuko mubibona. Umwana yaramuri imbere ari kumuririra. Umwana niwe waneye agahinda pe. Ntabwo bita ku mwana ari guhahira, ku mwana ari gushakira ibyo kubaho, ahubwo bo sinzi ubundi ndibaza aba batumwe n'abayobozi cyangwa n'ibyo bitekereza bakavuga ati reka tubikore, kuko ndakeka nkurikije ukuntu abayobozi bakuru mbona bakunda u Rwanda, bagakunda abaturage babo, sinzi ikibazo abanyerondo bagira. Umunyerondo noneho especially w'umugore yamufashe akajya munigagura, ngira ngo muri kubibona muri video, akamuniga yamubwiraga nabi. Nuko wenda amajwi ari ukuntu byagenze bitari neza, ariko mwumvisha n'uburyo yamubwiraga byo byonyine ntabwo ari ibintu umuyobozi yagakwiye kubabwira umuturage. Ibi byatumye nibuka indi nkuru nabonye yakozwe n'umuyange, aho abanyerondo bishe umuturage, aho baramwishe ngo yaziraga iki, ngo bamuzizaga ngo kumukekaho ko yaba yibye igitoki. Reka dukurikire iyi nkuru yakozwe n'umuyange mwumve namwe, muze mumbwira muri comment ese ibi bintu koko birakwiye muri Rwanda turimo, u Rwanda rufite abayobozi bo hejuru bameze neza. Aba banyerondo ni ikihe kibazo bafite? Reka dukurikire iyi nkuru namwe mwumve. Nyakwigendera yabaga muri iyi nzu, turangije twumva urupfu rutunguranye ko nyakwigendera yapfuye yishwe n'inkoni, kandi yishwe n'irondo ry'umwuga. Uyu munsi Kanani yapfuye, ejo Kanani yapfuye, uyu munsi ninjye, ejo n'umwana wawe. Nimutabikora gusa nta kintu bikoraho, nta n'ikintu bikoraho, urumva? Ariko ibi ngibi mubigeze no kwa Kagame, no kwa Kagame mubigezeyo kugira ngo abimenye. Amanuka ukuntu yamanutse hari Kayonza bishwe n'inzara, noneho naba n'inzara, abantu bagapfa, umuntu agapfa agashira agasiga abana be bangana gutya, apfuye nabi bamukimishije ngo ni kubera urugomo. Yari afite abana bangahe? Afite abana 4, urumva? Ubu sayizi babuze n'imiryango myinshi yabuze itike ijyayo, kuko baramushyingura kure ni Kibungo muri Ngoma. Ni umuntu wipagasirizaga nk'ukuntu mpagasi, ahubwo abo barara marondo nibo bantu babajura, nibo biba baragiza bakarara amajoro, barangiza bafata nkanjye ngo mutoya nk'uyu babisuzuguriye, bakanyikoreza icyo gitoki, bakamubita, bakanogonora, bakajya gushyingura. Nze ko bamukekagaho amafaranga bazi ko yahembwe, bagira ngo ni menshi yanahembwe, kumbe bari bamuhaye ibihumbi. Ubwo yari aryamye gutya n'umusaya gutya, amaraso nta hantu havuye amaraso, n'uturaso duke twari mu mazuru n'aha ngaha.